itorero. Imana duhana umugisha mu izina rya Yesu. Turasoma urwandiko Pawulo yandikiye Abaroma igice 13 turahera ku murongo wa 14. Haravuze ngo nuko mujye mugenza mutyo kuko muzi yuko igihe cyo gukanguka gisohoye rwose, dore agakiza karatwegereye kuruta igihe twizereye. Ijoro rirakuze burenda gucya, nuko twiyambura imirimo y'umwijima twambara intwaro z'umucyo, tugenda n'ingeso nziza nk'abari, tutagira ibiganiro bibi, tudasinda, tudasambana, tudakora iby'isoni, tudatongana kandi tutagira ishyari, ahubwo mwambare Umwami Yesu Kristo, kandi mumuhurwaho imibiri yanyu ngo ibone uko ikora ibyo yifuza. Imana itugirire neza mu izina rya Yesu. Nshuti, ubu ni ubutumwa n'imbuzi ikomeye ku bwoko bw'Imana ndetse kwibuka itorero agakiza karatwegereye kuruta igihe twizereye, dore ijoro rirakuze burenda gucya. Nuko rero ubwo bugiye gucya ni iki? Nuko nimwiyambura imirimo y'umwijima, mwambare intwaro z'umucyo, tugenda n'ingeso nziza nk'abagenda mu mucyo, tutagira ibiganiro bibi, kuko nta muntu ugenda mu mucyo cyane cyane wa Kristo ugira ibiganiro bibi. Nta muntu ugenda mu mucyo wa Kristo usinda cyangwa se ubisindisha. Nta muntu ugenda mu mucyo wa Kristo usambana. Nta muntu ugenda mu mucyo wa Kristo ukora iby'isoni nke. Nta muntu ugenda mu mucyo wa Kristo utongana. Nta muntu ugenda mu mucyo wa Kristo ugira ishyari. Ahubwo dukwiriye kwambara Umwami Yesu Kristo, kandi ntuhurwaho umubiri wawe cyangwa se ntuhurwaho imibiri yacu ngo ibone uko ikora ibyo yifuza. Imana duhana umugisha. Dukwiriye kuba maso kuko igihe cyamaze kudusatira cyane, kandi ubugingo bw'abera burasumiriwe rwose. Hanyuma reka mbahe ubutumwa Imana yatumenye umukozi wayo. Ni ubutumwa buvuga kubwira kabiri, serwakira n'akayunguruzo mu itorero. Ubwira kabiri ni igihe cy'ijoro riza n'umwijima uza mu gihe utari witezwe, atari igihe cyawo, kandi ntibize gukuraho n'uwari ukwiriye kuza. Donc bushobora kujya ubwira kabiri bishobora kuza saa 8, ijoro rikaza saa 8 rikamara isaha bwije, ariko kandi nyuma y'iyo saha bukongera umucyo wa mwijima ukagenda, ariko kandi saa 12 tukaba twongeye gutangira rya joro risanzwe. Hanyuma n'umunsi umwe bwiramo kabiri. Imana rero ituramburira ibiganza. Ni ubutumwa buvuga ngo nubwira kabiri, ni serwakira, umuyaguza ugatwara amazu, ugatwara ibintu, ndetse utwara n'abantu. Ubu butumwa nabuhawe ndi mu masengesho y'iminsi 7. Nyimara kubuhabwa nafashe igihe gihagije cyo kubusengera. Imana irambwira ngo nkwiriye kubwira abantu bose ubwo butumwa, ntarobanuye amoko n'amadini. Ibi ni ibintu bibikereje abantu, bitumye ubugingo bw'abantu bupfa. Ikintu cyitwa amoko bikereje abantu, ikintu cyitwa amadini bikereje abantu, kandi Kristo n'umwe. Imana yaremye umuntu n'imwe, ariko Satani kuva yagera mu isi arangwa n'ibintu byinshi, ariko iby'ingenzi kuri we ni 7. Ariko reka mvuge biri byonyine. Satani ahantu ageze arangwa n'amacakubiri no gucamwa abantu. Yahereye mu ijuru, ari mu macakubiri mu ijuru, amanukana babaye abadayimoni na bugingo n'ubu ni inzererezi n'amajini. Ikindi kintu cya kabiri kiranga Satani, arangwa n'ubwibone aho buva bukagera, bwaba ari ubwibone bw'ubwiza buryo bufite Satani, bwaba ari ubwibone bw'amafaranga, bwaba ari ubwibone bw'agaciro, bwaba ari ubwibone buturuka ku mashuri wize. Ikintu cyose kigutera ubwibone ubukomanze ku rugi rwa Satani, kuko nawe umaze kwinjirwamo n'umwuka Satani. Satani rero niwe mwibone wa mbere ukomeye. Ikintu cya gatatu kimuranga ni umugome. Ni umugome.
ni umugome, niwe se w'ibibi byose, niwe se w'ubugome bwose. Imana iturambura ibiganza. Hanyuma rero ukwiriye kubaho utarobanura abantu ku moko, utarobanura abantu ku madini. Hanyuma uyu mwene data arimo ahabwa ubu butumwa, Imana yaramubwiye ngo ubutumwa mbuguhaye kugira ngo ukangure benshi bahumuke bamenye imikorere ya Satani n'ingabo ze mu isi. Ubu butumwa ni ubwo gutuma ukanguka. Icya kabiri, ukanahumuka abantu bahumishijwe na byinshi. Abantu barize barahuma, abantu babonye utuzi barahuma, abantu barashatse barahuma, abantu babonye amafaranga barahuma, abantu babonye bagiye muri business yamaze kugeramo barahuma, ibyo gusenga barabireka, impano z'umwuka barazicecekesha. Imana ituramburira ibiganza. Torero dukwiriye gukanguka tugahumuka. Icya gatatu, dukwiriye kumenya imikorere ya Satani n'ingabo ze mu isi. Hanyuma rero umukozi w'Imana yaravuze ngo ubu nibwo Imana imagurukije kugira ngo mubwire abantu. Ndi mwiyerekwa nabonye abadayimoni benshi cyane, bari bambaye iniforume z'umukara zariho amapeti menshi, na Satani yari yicaye imbere yabo ku ntebe y'icyubahiro. Bahamagara abo badayimoni, baraza bahagarara ku mirongo, baririmba indirimbo ntabashije kumenya kubw'ururimi bayiririmbagamo. Barangije baterera amasaruti icyarimwe. Ibyo birangiye, buri musirikare w'umudayimoni muri bo akaza guhagarara imbere ya sebuja Satani afite impapuro, agasoma asobanura imirimo akorera mu isi. Bari baje gutanga raporo ngo bagaragaze ibyo bakora. Nk'uko abadayimoni nabo rero bahagarara imbere ya Satani bamuha raporo y'ibyo bakorera mu isi. Muri ubwo bwinshi bw'abadayimoni tuzagenda tubavuga n'umurimo n'ibyo bakora. Reka duhere kuri umudayimoni witwa Rutatanya n'ibyo akora mu isi. Imana iturambura ibiganza kugira ngo tumenye ibyo turwana nabyo, kandi tumenye n'uwo turwana nawe, hanyuma tumenye n'abo turwanya abo ari bo, hanyuma tubiraza kuduha icyerekezo cy'aho tugomba kurasa. Uyu ni umudayimoni mubi, umudayimoni ukomeye, ni umudayimoni usa nkaho ari afande uyoboye abandi badayimoni. Yitwa dayimoni Rutatanya. Yaravuze ngo nuko mbona haje dayimoni Rutatanya, ahagarara imbere ya shebuja Satani, avuga ibintu akorera mu isi. Aratangira ati, databuja ku rugamba mu isi, nkora umurimo wo guteza umwiryane n'amakimbirane mu bantu bose, ngamije kubatanya. Dayimoni Rutatanya akora ibintu bibiri: guteza umwiryane n'amakimbirane mu bantu, agamije kubatatanya. Aravuga ngo muri ibyo bintu mfatanya n'umubare mwinshi w'ingabo z'abadayimoni nyobora. Aravuga tumaze gutanya imiryango myinshi, abana n'ababyeyi benshi bamaze gutandukana, abashakanye bamaranye imyaka myinshi n'imikeya bamaze gutandukana, abafiyanse bakundanye bafitanye ibihamya by'uko ari n'Imana yavuze, ariko Satani dayimoni Rutatanya amaze kubatandukanya. Dayimoni Rutatanya aravuga ngo maze gutandukanya abaturanyi, abayobozi mu nzego za leta, ibihugu by'inshuti, hanyuma ngashyira imbaraga nyinshi ku bayobora amadini. Ibi ndabivuga mbwira itorero ngo yemwe bayobozi bayobora korari, yemwe bayobozi bayobora gurupe z'amasengesho, yemwe bayobozi bayobora abadiyakoni, yemwe bayobozi bahagarariye imidugudu, mumenye ngo Satani adushyizeho igitutu gikomeye kandi adushyizeho imbaraga zikomeye, aradutsikamiye kugira ngo ananize umurimo dukora. Nicyo gituma dusabwa gukanguka tukaba maso. Wacu yavuze ngo agakiza kacu karatwekera igihe cyo kuruta igihe twizereye. Iki ni igihe cyacu cyo gukanguka. Dayimoni Rutatanya aravuga ati mu buryo bw'amayeri yacu menshi tumaze kwigisha benshi mu biyita abakristo kwikakaza. Abakristo barikakaje ku rwego bumva nta cyabakoraho. Icya kabiri, abakristo basigaye bararwaye indwara yo kwiyemera ikomeye.
icya gatatu, hadutse indwara y'ubwibone bukomeye. Abantu bararirimba ubwibone bukazamuka, abantu bambara umwenda mwiza, nyuma y'uko bambaye ubusa ubwibone bukazamuka. Abantu bubatse amazu meza, bageze mu tuzi twiza, ubwibone burazamutse. Iyi ni indwara Satani yazanye y'ubwibone, kandi izanwa n'uyu mwuka rutatanya kugira ngo abone uko atanya abantu. Hanyuma yateye indi ndwara yitwa gupingana, yateye indi ndwara y'inzangano, hari n'indi ndwara yitwa inzika, bisobanura ko kubabarirana ari ntako, ahubwo abantu barabika bakabishyingura mu mitima. Hanyuma hateye indi ndwara yitwa ishyari, abantu ntibifurizanye ibyiza, ntibashaka kubona batera imbere, kubona bagenzi babo batera imbere. Hateye n'indi ndwara yitwa amazimwe, hateye indi ndwara yitwa kubesherana, abantu bagashinjanya ibinyoma, abapasiteri bagashinja abandi ibinyoma, bagategana mu nsengero kugira ngo bagushanye mu byaha, babone uko babashyira inyuma y'itorero. Umwuka wo kubesherana ukomeye. Hadutse umwuka wo gusuzugurana. Hanyuma dayimoni aravuga ngo ibyo byose twabyubakiye udusanduku dukomeye mu mitima yabo kugira ngo bibabere umusemburo wo guhora baryana, ari nako gusenya ubwabo ibyo bita umurimo w'Imana. Nshuti y'Imana, Satani yakoresheje abagore benshi kugira ngo umurimo w'Imana usenyuke, ari wo babarizwamo. Satani yakoresheje abagabo kugira ngo bisenyere umurimo w'Imana ubwabo, ari wo babarizwamo. Abaririmbyi, abanyamasengesho, abakozi b'Imana batandukanye, abantu baba mu matorero nibo bahindutse babaye ibikoresho bya Satani byo gusenya umurimo w'Imana. Ngabo bateganya abagore, ngaho bateganya inzoga, ngaho bateganya amarozi, ngaho bajyanye mu itangazamakuru. Nta yindi ntego ituma baba pasiteri bahangana mu itangazamakuru, nuko bashaka gusenya ubwabo icyo bita umurimo w'Imana. Ndabinginze mureke duhaguruke dusengera umurimo w'Imana, yaba ari wowe wagiye gutangaza iby'umurimo w'Imana muri social media, umenye ngo urimo urakomanga ku rugi rwo kurimbuka, kuko ubaye umwe mu bikoresho bya Satani akoresheje kugira ngo asenye umurimo w'Imana. Hanyuma Rutatanya asubiramo ati, natwe kandi mu gisirikare cyacu babwiriza abaswa ubutumwa bwo muri ubu buryo, nta gusangira nabo mutagirana isano. Ubwo ni ubutumwa bwa mbere babwiriza, abantu barironda. Icya kabiri, ubutumwa bwa kabiri bavuga nta gusangira nabo mudahuje ubwoko. Icya gatatu, nta gusengana nabo mudahuje idini. Ubutumwa bwa kane, nta gusurana nabo mutareshya. Ubutumwa bwa gatanu, nta guturana nabo mudateye kimwe. Ubutumwa bwa gatandatu, nta gukorana nabo mutavuga rumwe kandi. Ubutumwa bwa karindwi, nta guturana nabo, nta gutabarana, buri wese yimenye, nta gufashanya, buri wese yifashe, kuko ubumwe n'ubusabane ari ubujiji. Ubu ni ubutumwa bukomeye butuma abantu batagirana ubusabane, batekegerana, kuko nababwiye ko Satani arwanya ubumwe. Dayimoni Rutatanya bati ibyo ibikorwa byose bijyanye n'urukundo nyakuri twabihinduye agahararo n'uburyarya, ku buryo n'ugize icyaha mugenzi we naho cyaba gito aramuharabika akanamuharamba, bityo rwa rukundo rwabo rugahinduka agahararo mu maso y'isi yose. Imana turamburira ibiganza. Tugeze ku rwego umuntu ajya gufasha abakene agatwara kamera, umuntu yubakira undi muntu akajya guhamagara itangazamakuru ngo yigaragaze ko ari mwiza, cya gikorwa cyiza akagihindura agahararo mu maso y'isi yose. Yarangiza akazanyura kuri YouTube, ugira ngo azagira ishema ringana iki mu maso y'abantu wamaze kumuteza. Wa muntu ugabura ibyo kurya by'ukwezi kumwe, warangiza ukamujyana kuri YouTube, utekereza ko abantu bazajya bamubona, bazajya bavuga ngo iki, bati n'ubundi sira n'ubundi ko bamufasha bikajya. Ubundi mirimo y'abakristo yagombaga kujya mu ibanga, ariko Satani wanyuze muri Dayimoni Rutatanya atumereye nabi, kuko ibikorwa byose turimo turabindura agahararo mu maso y'isi yose. Hanyuma Dayimoni Rutatanya ati, mu rwego rwo guteza
imbere umurimo wacu wo kurindagiza abantu. Nyumvira, umurimo dayimoni afite no kurindagiza abantu, kandi ko kuyirebye ubona abantu bararindagiye, twararindagiye, ariko Imana ituramburira ibiganza. Ati mu rwego rwo guteza imbere umurimo wacu wo kurindagiza abantu, cyane ababisha bacu, dufite ingamba zo gusenya ingo nyinshi. Mana yo mu ijuru, dufite ingamba zo gusenya ingo nyinshi. Iyo ni ingamba ya mbere dayimoni rutatanya afite, gusenya ingo nyinshi. Mukristo, haguruka usengera urugo rwawe. Mugore we, umugabo wawe n'ipfura turabizi, ariko haguruka usengera urugo rwawe. Mugore wawe uramwiza, ariko haguruka usengera urugo rwawe. Haguruka usengera abana bawe, haguruka usengera situation economique, kuko Satani arayuriramo kugira ngo yice byinshi. Bafite gahunda yo gusenya ingo nyinshi. Icya kabiri, bafite gahunda yo kwica amakwe menshi. Wivuga ngo naramubonye ngo tugeze kure n'abamaze kujya mu rukiko baratandukana, nabonye nabo babengera mu rusengero bamaze gusezerana. Haguruka usengere fiyansaye yawe. Imana ituramburira ibiganza. Kurimbura abantu babarimbuje agahinda gakomeye. Abo bose yasenyeye ingo, abo bose amaze guteza bya bindi bitandukanye tumaze kuvuga, amaze gutandukanya n'abafiyansi yabo, amaze kwirukanisha mu kazi, amaze kunyaga urubyaro, amaze kunyaga bya bindi. Intego afite ni ukugira ngo abantu barimburwe n'agahinda kenshi n'imbuto zako. Aravuga ngo tuzibasira cyane amagurupe y'abasenga n'ibyumba by'abanyamasengesho, tubatatanye, kuko iyo bashyize hamwe imbaraga zabo bagahuza impano zabo baradutwika cyane. Dayimoni aravuga ngo tuzibasira kandi imitima y'abami, abatware, abatambyi, abahanuzi n'abandi benshi b'imbere, tubatemeshe amashoka y'ibyaha bikomeye. Amashoka y'ibyaha bikomeye. Ibi ndagira ngo mubimenye kandi mubimenyere ko Satani yahagurukiye guteza abantu ibyaha bikomeye batigeze bakora, kugira ngo bakomange ku rugi rwo kurimbuka. Kandi ibi byaha bikomeye bitindwa kwihanwa cyane. Abantu bagira isoni zo kubyatura no kwihana cyane, ko Satani yamaze gufunguye umurongo wo kwatura. Abantu basigaye bakorera Imana ariko ntibature. Imana rero ituramburira ibiganza, dushoboze kwihana no kwatura, kugira ngo tubone uko dutatanye imikumbi bari bayoboye, maze nabo tubishime hejuru tumaze kubahirika kuri izo ntebe z'icyubahiro biratanaga. Tunabakura amata n'umutsima mu kanwa, kuko batabaye maso mu kurinda amatabaza yabo. Bambarane natwe ubushwambagara. Avuze atyo numva Satani yikiriza yishimye, aseka cyane ati, nibyo rwose, kuko nanjye sinari nanze kirya cyubahiro nambuwe. Ayo magambo y'icyubahiro Satani yambuwe uzasanga muri Ezekiel 24 ku murongo wa 11-17. Nuko Satani abwira rutatanya ati, igenda rwose ukaze umurimo n'umurego mu kazi kawe, nibura ukube 7 umusaruro wawe buri munsi. Imana tugirire ineza kandi turokore mu izina rya Yesu. Ubu n'ubutumwa, uyu n'ubutumwa Satani yatumye abadayimoni. Nicyo gituma dukwiriye guhaguruka tugasenga nk'uko ijambo ry'Imana ryatubwiye. Yavuze ngo nuko dukanguke dusenge, twihane, dusome ijambo ry'Imana, twongere tube mu materaniro yera. Kuko Satani yanyaza abantu gusoma ijambo ry'Imana ni nk'ibintu nka 4 cyangwa se 5 Satani amaze kunyaga itorero. Bwa mbere anyaza abantu ijambo ry'Imana, gusoma ijambo ry'Imana. Icya kabiri anyamaze kutunyaga kwihana, abantu ntibacyatura ibyaha byabo. Icya gatatu abantu bananiwe gusenga, biyirije ubusa. Abantu barimo basenga amasengesho ariko adafite igisobanuro. Icyo ni icya gatatu. Icya kane, Satani amaze kunyaga abantu kwizera. Hanyuma ikintu cya gatanu, imitima y'abantu irasinziriye cyane. Tumaze gusinzira, turi mu bitotsi bibi, ariko nimureke dukanguka. Rero
umwanditsi yavuze ngo nuko mujye mugenza mutyo kuko muzi ko igihe cyo gukanguka gisohoye rwose, dore agakiza kacu karatwegeye kuruta igihe twizereye, ijoro rirakuze burenda gucya, nuko twiyambure imirimo y'umwijima twambare intwaro z'umucyo, Imana iduhane umugisha. Nshuti, kanguka, iki ni igihe cyawe, ni igihe cyanjye cyo kuba maso mu izina rya Yesu. Wowe se wisuzumye usanze Satani iraguteje izihe ndwara, ndagira ngo dusenge, dufate iminota mike dusenge, ariko ubwire Imana ngo umva Mana, ndamburira ikiganza narindiriwe, ndambura ikiganza nararwaye bwa butumwa Satani 10 yatambukije mu bantu arimo yigisha abantu, nawe ubusome neza, nurangiza ubwire Imana ngo mbabarira kandi ukanguke ube maso, kuko Yesu yaravuze ngo dore ndaza vuba, nzanye ingororano kugira ngo ngororere umuntu wese ibikora ibyo yakoze. Mwene data, Imana yishuriye ubutumwa, Imana imuha umugisha kandi murambura ibiganza imukomereza amaboko, sinayobye. Hanyuma reka dusenga n'Imana, ufate umwanya usenge nanjye nsenge mu izina rya Yesu. Mana data twese uri mu ijuru, Mana y'imbaraga n'imbabazi nyinshi, muri mgiye yaravuze ngo duhurire ngo twitabe tujye mu ntambara, mbese kwicara ku maziki Satani akiriho, aravuga ngo durari imbere n'abadayimoni, aravuga ngo twiringiye umucunguzi ko yamunesheje. Yesu, turakwiringiye kuko wanesheje Satani, natwe uzaduha kunesha, izina rye nirihimbazwe. Nsengeye uyu muvandimwe wumvishije ubutumwa bwiza kandi akambwirwa akaburirwa n'Imana ituye mu ijuru, ibyo Satani agambiriye ku bugingo n'ubuzima bwe, ibyo Satani agambiriye ku itorero, ibyo Satani agambiriye ku rugo, ibyo Satani agambiriye ku bashakanye, ibyo Satani agambiriye ku bana, ibyo Satani agambiriye ku bafiance, ibyo Satani agambiriye mu madini, ibyo Satani agambiriye mu bihugu, ibyo Satani agambiriye mu nzego za leta, ibyo Satani agambiriye mu bucuruzi bwacu. Satani ahagurukiye kutunyaga, ahagurukiye kunyaga abantu umutsima, ahagurukiye kubanyaga abantu intebe, ahagurukiye kunyaga abantu icyubahiro. Ariko ndakwinginze muri uyu mwanya uturamburire ibiganza, imbaraga zawe zikora ibikomeye mu izina rya Yesu Kristo. Ukiza abantu ibyaha, ukiza abantu ibyago, ukiza abantu amakuba mu izina rya Yesu Kristo. Dayimoni turakwirukanye, dayimoni utatanya ava mu rugo rw'abantu, wateje abantu amakimbirane, wateje abana kutumvira ababyeyi, wateje abana n'ababyeyi guhangana mu izina rya Yesu Kristo. Uwera wa Israeli, rambura ibiganza byawe udukure ku ngoyi ya Satani mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo bene data bongere basubire mu gusenga nyakuri, bene data bongere bagire umutima wihana, bene data bongere bagire umutima wizera, bene data bongere bagire bahabwe imbaraga zo gusoma ijambo ry'Imana. Muri mwe yavuze ngo wazuzanye ijambo rizima Kristo, ryari ijambo ryo kubatura abantu bawe, bakwitura kwanga urukundo rwawe ngo bakumanika ku giti. Ndakwinginze Mwami kugira ngo turamburire ibiganza, utwikirize kandi utumanurire imbaraga zo gukanguka, kuko agakiza kacu karatwegereye kuruta igihe twizereye. Izina ryawe nirihimbazwe cyane Mwami. Urakoze kuko uri mwiza, urakoze kuko ugiye kudutambutsa, urakoze kuko ugiye kutwiyereka, urakoze kubw'impinduka natwe ubugingo bwacu bwubakanwe nawe, kugeza ku munsi mwiza tuzagusanganira mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen, amen, amen. Muhabwe umugisha, Umwami Imana abanezeze. Imani bari imbaraga, urwa n'intambara.